mbona wifunze ugiye hera yagiye sinakubiye ese nta makuru ya wa muginga twishe cyayo ukiri yasinze ni amatangazo yacyo n'ubwo wasanga imbwa zaranakiriye sha uzikomeruka kuhaca simubone kandi baramutse bakoze iperereza twafungwa nari biriyanza Imana izadufashe dusange atarapfuye ko yarapfuye yaba ari ikibazo uriya mugore na murumuna we bansohoye mu rugo nk'inyagasozi n'umugabo mpamagara nawe ntanyitaba nayiva nawe wamaye diro naramubuze ndaje mbemeze ako gasuzuguro ndaje mbemeze hari kampani nkoramo dukeneye abakobwa beza nkawe bajya batwamamariza ndumva wampa nimero zawe nkazaguhamagara uhita ujya mu kazi. Kampani ko ngewe nyine ushobora kuba ari kampani nashobora gukoramo kuko urabanza umbwira kampani yariyo numve ko byashoboka nimba naza kuyikoramo. Kampani yacu ni kampani ikora imyenda n'inkweto bano ibintu nk'ibyo ama makeup naho ngaho ndumva wampa nimero nkaguhamagara nkushyira mu kazi ukora akazi kandi ugakora neza ndabona uri umwana mwiza kandi nizere ko muhemba neza ntari rwose. Nimero nta kibazo ndayiguha numvaga nanjye nkeneye akazi nyine nta kibazo nari rwose akwahamagara umuntu twahuye urambwiye iby'akazi nkumva ibye nkumva ko afite gahunda kanze muhamagare safata. Hello Bitereya byiza amakuru ni meza meze neza nizere ko nakuderangije. byagendaga nta kibazo byagendaga nta kibazo mwari mukomeye mbese muri make nari muhamagaye nshaka kukwibutsa nyine bimwe by'akazi mwari mwambwiye kugira ngo numve gahunda. noneho ukuntu bimeze turi buze kuvugana ndaza kuguhamagara nkubwira ukuntu gahunda y'akazi imeze niyo naguhamagara tugahura turi kumwe tukabiganiraho ibyo byiza kuko none aha ngaha nari ndi bizi. sawa murakoze ubwo muri buze kumvugisha nimuhuguka. ndibuze kuvugisha niba ngombwa nyine uri tayari ko nibura mu kanya mu mugoroba naza kuvugisha tukagira aho duhurira. murakoze sawa umunsi mwiza. mbyizerera cyane bya bintu by'abantu b'iki gihe. Biteze ko wirukanka se watabaye wapi ntabwo nabaye amakuru ya mukuru wawe ko numvishe ngo hani Imana yaramutabaye ngo yamukishije wa mukeba we wari baga mu rugo rwanyu. ako se pastor ubundi rura rugo rwacu kurwikururukamo cyane na amahoro cyangwa na amahoro rwose rura rugo ngwifuriza amahoro n'imigisha. ariko pastor ko mbona ubundi ana umwikururaho cyane ubwo no gusenga gusa cyangwa ari ikaba pastor biki gihe kweri
ubwo wasanga nawe warapofotse reka nkureke nigendere wa mugabo we. ariko mana yanjye urambonera mana igira amaboko. Wow, Winnie, na ibizanye muri yo background bya byanga binoga. Umeze ute? Shani samwe. None se. Bizanye agakene twicara. Akira nyine reba. Ihera amaso nawe reba. Swereka ndeze. Wow, shambo nitwa tunumundi. Nari bitonze tuganire ndiwe n'umutware. Amakuru. Shani. Kazi ndabona kagenda. Shani kugenda nyine gakera. Umeze neza ariko. Naho bite bya boss wawe? Shara nyine sana. Ega njye cyagiye buryo gwakazi nabonaga kureba ukuntu. Ugomba nibaza nimba tageza kugutesha mu mutwe. Shana kuri nta kibazo pe. Nta kibazo duhura tuvugana iby'akazi ejo kureba ibirimo n'iki byose. Nta kindi kibazo kipe. Shasi sirika ngende rero. Twagumana hano kandi uri mu kazi. Nyine turazi kuvugana. Aho kuze kwibuka ibage yanjye. Nta kibazo ndiye pe. Ko mbona ukizereza muri izi quartier ubundi ko mbona uri mu nzira zijya kwa mukuru wanjye ubundi uri kujya he muri izi quartier. Murabona nimwe mwenyine muteye muri quartier. Ndabona ubwirwa ubonga nk'umugisha muke bundi wabuze aho regama ubundi bimeze bite. Ndakwiyamye muko ntunshingeho. Ako mbona wakuroza atarigeze akaraba. Ndikaye nimba yarakarabye yibagiwe isabune kabisa. Umva nubone mwaranyirukanye kuri ngo mugire ngo byararangiye. Nambara nibwo igitangira. Kandi nta nubwo murambona. Reka Umva muwe munyiteka. ese uje utubundi Ugarukanye arabona se. Nyine ugarukanye se. Ngwiki ntacyo murabona munyiteke.